none se Banda ni gatiki ku bantu mumuzi n'ubwa mbere mubonye Banda ni umwarimu yabaye umwarimu muri kaminuza ndibaza umwarimu kera ubu ngubu abi Burayi abi Burayi Banda no mu diaspora ni mu diaspora ariko yigeze kuza kwiyamaza kuba perezida wa Ferwafa aratsindwa bwa De Gaulle kintu mbashije kubona nta muroko bari kuvuga aya magambo uyu mutipe no mu diaspora afite confidence ariko yambaye nk'abaroko azi kuganira ariko diaspora uyu mugabo no mu diaspora afite confidence kabisa azi kuganira byatanga yabayeho n'umudepite abaroko bambara bate bambara nkawe ko bambara nka cupcakes niko njye nambara neza yabayeho uretse gato yabayeho umudepite yes yabayeho n'umudepite hano ryari ni za 2011 2010 kangahe ariko yabayeho umudepite wigeze no kwiyamamariza kuyobora Ferwafa yes yabona ijwi rimwe umva ubundi abanyabwenge ntabwo babona amajwi ariko uyu nguyu ngewe niyo kandidatire itazacamo ngewe nzamufana uyu mugabo ntabwo agira intambuga afite mu menyo umuntu uzi nkunda abantu nk'aba nkunda umuntu utagira imboga mu menyo ni umuntu uzi teoloji cyane ngira ngo yabayeho no mu maseminari arafungutse mu mutwe ntago yajya kubazwa na YouTube yo mu Rwanda ngo babone icyo bamubaza baracyari hasi cyane n'abantu umugabo araduhereza ingingo 7 zose agahita zitondeka akazishyira akavuga ati rero ntabwo ndivuga n'injiji nkamwe ase gudufada buriya bari kubeshyara cyangwa bari kuvugisha ukuri urashaka kunteranya n'abanyamakuru African bro none se bari abanyamakuru barimo uzi niba ikora aba YouTubers bimeze bite Banda mbere ya Kasamutwe ntago umuzi inde Banda Yohani nta uzi yitwa Mbanda Jean ndabona ari Mbanda Jean ariko ntabwo nari muzi mwana baraburi uriya mugabo rero mu nteko ishinga amategeko ya mbere yabayeho y'inzibacyuho yari arimo buriya yari umurwanashyaka wa PSD akaba ari umwe mu bantu nyine nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hagiye inteko ishinga amategeko ya mbere yari arimo akaba buriya ari n'umukarateka afite ceinture noire mu nteko rero baje kumwirukana kuko yararwanya hari umudepite wavuze ibintu atishimiye amwasa urushyi nyuma uretse gato ngo Banda ni igitangaza n'akasamutwe ka original noneho nyuma rero aza kujya muri Canada yahabaye igihe kinini aza kugaruka n'uriya Mbanda wabonye nyine yigeze no kwiyamamariza kuba perezida wa Ferwafa akaba ari umugenzi wanjye n'umufana wa Kiyovu ukomeye cyane so nuwo nguwo Mbanda ariko n'akasamutwe kuko ibyo wabonye ni bikeya umugani wa yandirimbo ntabwo uramubona Mbanda mu yandi magambo biracyaza Mbanda Yohani ntabwo wo muzi wowe tegereze gusa yagira ahantu bamuha interview ushobora kuzayikorera space nk'umwaka ugashira kubera iki ntamutumira yakwitaba kubera iki natumira Mbanda ninde muntu wampa nimero ya Mbanda kangurebera umuntu waguha nimero ya Mbanda reka ze mugushakire ndamukoherereza mana yanjye mbega Mbanda ubu ngubu yaratashye asubiye mu Rwanda cyangwa nyine yagiye kwiyamamaza gusa oya nta makuru mbifiteho nanjye nongeye kumubona hariya ejo budatanga kandidati sinamuherukaga kabisa yagize gutyo umudepite amukoma urushyi n'imigeri n'ibindi bintu byinshi cyane ubwo wari
gute ko mbanda afashe abanyamakuru ati ntabwo ngiye mvugana n'abanyarwanda b'ibiwerewere tokapa. Nonese uretse ubundi amagambo Maurice ndabona akiri hano yari yatangiye abipiga. Maurice nadufashe adutandukanyirize repubulika, leta na guverinoma ariko kugira ngo aze kubona ko Mbanda ibyo yavugaga atari ukuri. ariko uravanga hano ubwo ubibwiye ntuza nawe uravanga bidusobanuriye. Nkeneye umuntu uza kudutandukanyiriza repubulika, leta na guverinoma. Maurice wakanye ko atarinjije azamuka bitubwira. Maurice ntabwo ashobora. Uretse na Maurice umubajije na definition, Maurice umubajije na definition ya repubulika ntayazi. Ibyo ni nk'ikimenyetso cyo gukuramo gukuba icyo gukuramo. Ngo gwiki. Mu yandi magambo Mbanda ndi kumufana. Noneho urumva nta kibazo African boss. So urumva ahangaha Mbanda mbashije kumukunda kurushaho. Mfite ingingo zirenga 5 zitumye nkunda Mbanda. Uretse no kuba ari umuturanyi wo muri Canada, mukundiye ko yakubise umudepite. Uyu muntu nk'uyu nguyu bura mujye muri kumugaba ajya w'umugabo akanabishimangira. Mbanda nakasa mutwe. Mbanda ndamukunze. Ala. Ikindi gatatu rero nuko hari abakunda leta kurusha leta, hari abakunda Kagame kurusha Kagame, hari abigira FPR kurusha abandi. Hello. Icyo giteye ubwoba n'ikintu kigomba kuba control. Abo bamaze abantu boretse abantu bamaze abantu nibo abo ngabo niba bo kavuka abo ngabo bamarishije abantu. Ese twondesha Yitwa abahungu rero Kayezu mumabarire munshakira uyu mukuru wabajije ngo so yitwa ndesha. Wallahi niko abyo. Ese twondesha abahungu rero bino uramubaza agahuma nk'ari impisi aho yabakarame murakoze nitubona umunyamakuru challenge uyu mugabo umugabo ajaze kumaza ikibazo cya nyuma ati yabwiza ukuri mbega umugabo uretse umubeta agiye kumaza ikibazo ariko uzi kuvugana n'umugabo ati mbaza undeba mu maso. None agiye kumaza ikibazo ngo nguretse iso yitwa ndesha ngo reka guhoma nk'impyisi. Anyway, abantu mwakurikiye Mbanda muze kumbwira gusa Mbanda salute kabisa. Umugabo nakasa mutwe. Muve kuri bimwe byacu byahangaha tuza. Uyu mugabo ni wane ngiye mu munshakire nkora muri uyu mujyi wa Kigali. Mumbwire mpure nawe uyu mugabo tuganire mubwire ati muze bagwa akantu ko kunywa kabisa. Ariko sereka nkubaze kavuke kuki wowe waborotse abantu. Abahise mba naraborotse abo Sikuziko manuka. Sikwa borotse abantu babananiwe kuza ahangaha. Ariko usubundi nawe ko host nzamuka uze nawe umeze nawe uri umunyamakuru. Ntabwo uri umunyankuru. Siko niba uri tayari kugenda utamucarenjinga mwaganira ariko nuza n'ubwenge ntago muzumvikana. umva Mbanda ni igitangaza kabisa ariko ryohewe n'ukuntu yakubise umudepite urushyi. Franchement abantu nk'aba b'abanyabwenge kugira ngo itangazamakuru ritamugusha mu mutego we araricarenjinga akarivangavanga akariha imvange itabaho
y'amasaka n'ibijumba byose akavangitiranya avuga ngo si n'insina arabyitegereje avuga ngo ntabwo njye mvugana n'abanyamakuru, ntabwo njye mvugana n'abanyarwanda b'ibiherehere. yangiza akabarohamo cya kivange mwe niko ubundi interview za Pastor Ezra Mpyisi nuko zabaga zimeze. Hari niyo barangizaga barikodinze bakabura ikintu batangaza bakazihorera kandi batangaje ko bagiye gukorana nawe ikiganiro. Ni nk'uyu Mbanda rero bisaba kuba wamwiteguye mukaganira uzi ibyo uri bumubaze, nawe ubundi arakuvanga nawe ukivanga. Oya, bazambabarire kandidatire y'uyu mugabo itambuke, noneho tumukurikire mu kwiyamamaza numva icyo azabwira abantu. Kandi kuri uyu mwanya wa perezida ni umwanya ukomeye, uramutse ugushije mu mutego umukandida niba warakurikiranye abantu bose batanze kandidatire kuri uriya mwanya, uzumve hari abo bagushije mu mutego ntashaka kuvuga hano, hari abo bagushije mu mutego kuvuga bikakunanira neza ukareba hirya ukareba hino ukareba hejuru ukabura icyo usubiza itangazamakuru. We rero yarihaye ibyaryo, yirinda kugira icyo abatangariza kizima. Nese ubu ikintu kiri muri iyi nkuru gitangaje ni iki? Ni ibikuta yabahaye, arabavangavanga arangije arabashwiragiza mu kinyarwanda cyiza. Yateruye arafata ashyira mu gafuka ahuriza hamwe aramena. wa ariko reka amva abantu baduhaye amateka ya Mbanda, thank you so much. Abantu baduhaye amateka ya Mbanda, mwadukoreye umuti kabisa. Mufite umuntu umwe muri mwebwe bantandukanyiriza repubulika na leta na guverinoma. Hari umuntu hano muri space ushobora kudutandukanyiriza repubulika, leta na guverinoma? Araza kuboneka amadolari 100. Siko kazi kanje. No. Abanyarwanda b'injiji cyangwa basa nazo sinkorana nabo. I don't have anything to do. No. Reka tube turekeye aha ngaha. Musabe twagiye ka Yesu zamuka, ndashaka kugira ngo no tube seriye. Munsobanurire ndakuzamura, ntabwo biri kunkundira, ndabona abantu bamaze kugira ninde muntu utaraborotse abantu ngo afashe ku hosting. So hano umugabo arabajije, keneye umuntu ndayatamo kabisa. Buretse gato, banyamakuru twaje gusanga amakuru ari ibihuha, ubundi haba inkuru. So tugiye kugirana gake ka Yesu, fungura mic. Man, ndafunguye kugira ngo nseke gusa nta kintu. Mwamfasha mukamija. Ihangane gato. Hanyuma umva Godfather, Yes. ikibazo cyawe kiragira kiti ninde wantandukanyiriza repubulika, leta na guverinoma? Nkuko Mbanda yaje abanyamakuru Sasa rero umugani, hari umuntu numvaga mu kanya arimo avuga ati Mbanda yafashe abanyamakuru arabavanga arabavangira. Mu by'ukuri ibyo bintu nta munyamakuru nkeka kutazi gutandukanya ibyo bintu ko ari bitatu. Nawe aravuze ngo repubulika yabayeho ngo 2003, nkeka ko ubwo yavugaga ko ari bwo hashyizweho itegeko nshinga ari naryo tugenderaho uno munsi. Ubundi we ubwo arashaka gusobanura ko mbere hose habagaho ubutegetsi bwa cyami, reka bivuge gutyo, ko repubulika ni ahantu nyine uvuga ngo nyine iyo hatari igihugu kigendera nyine gifite amategeko cyangwa se kigendera kuri repubulika bitandukanye nyine, cyangwa se ni ikinyuranyo cy'ingoma ya cyami. So rero ikintu ngiye nashaka kukubwira nuko ibyo bintu ko ari bitatu nta muntu utabitandukanye. Nta munyamakuru, guverinoma guverinoma repubulika nari maze kubikubwira. Guverinoma ni nk'uko mu ndimi z'amahanga tuvuga kabineti nyine ni nk'iki se, ni nka guverinoma. Buriya guverinoma, umukuru wa guverinoma ni kuva kuri prime minister, aba ministers n'aba state ministers. Iyo niyo guverinoma ubundi bano bantu bayoboye igihugu kuva kuri PM, aba ministers bose n'aba state ministers. Noneho leta y'u Rwanda rero ni leta nyine ni igihugu, ni leta buriya ni umuturage, ni ibintu byose nyine bigize igihugu, na abayobozi. Mbese leta y'u Rwanda ni abantu bose, nawe uri leta,
n'umuyobozi ari muri leta, ariko noneho guverinoma yo niba ari abayobozi nyine bari ba cabinet members nyine baba bayoboye iyo, abo nibo bagize guverinoma. So rero repubulika ni igihugu nyine kigendera gifite itegeko nshinga, gifite amategeko nyine kigendera hatari aya cyami ya repubulika. Yega ko ibyo ni ibintu umuntu wese yasobanura, ahubwo nyine uriya mugabo ikintu yabibarije abanyamakuru ni ukugira ngo abavange batamucarenjinga nyine bakamubaza. Urumva umuntu arimo aravuga ngo ngewe ngo nje kwiyamamaza ariko ntabwo nje kuba perezida, nje kwiyamamariza kuba perezida ariko sinzaba perezida kuko uhari arahari nyine nawe yariyamamaje. Urumva se uwo muntu umubajije uti none uje kumara iki, yagusubiza iki usibye kukuvangavanga nyine akakuvangira ibijumba, ibishyimbo byose n'amateke kugira ngo udakomeza kumucarenjinga. Njye ndumva ari ibyo. Leta wayivuzeho? nayivuzeho. Ashije kumirwa. Reka dukomeze. Aha Maurice Godfather bakanga icyo mvugaho gatoya mbere ariko nitaba iyi call. Bo ukuvuga ngo repubulika ni uburyo nangwa se ni inzego zitorwa n'abaturage. Ukuvuga ngo abaturage bo ubwabo bashyiraho inzego kugira ngo zibayobore. So muri make no kuvuga ngo ni ubutegetsi butorwa n'abaturage nangwa se n'ubuyobozi butorwa n'abaturage. Iyo ngiyo ni repubulika. Kugira rero ngo ibe government noneho ni systeme ishyirwaho kugira ngo iyobore ba baturage. No kuvuga ngo niba hariho institutions niziba zashyizweho n'aba bantu batowe n'abaturage, bamara kubatora ba bantu batowe bakagenda bagashyiraho inzego noneho ziyobora ba baturage. Ni ukuvuga ngo nimba perezida atorwa n'abaturage, perezida aragenda agashyiraho inzego zimufasha kuyobora ba baturage. Iyo niyo bita government nangwa se kugoverninga nangwa se kuyobora. So noneho leta numva ari mu Kinyarwanda, leta numva ari uko ndi kubyumva nangwa se uko mbitekereza ni Ikinyarwanda. Nuvuga ngo n'ubundi niyo government, niyo guverinoma n'ubundi mu Kinyarwanda. Nuko wenda ketse wenda iyo byose abishyira mu Kinyarwanda abantu bakabisobanura mu Kinyarwanda, ariko numva ko utatandukanya government na leta. Leta ni Ikinyarwanda, government ni mu Cyongereza. Ariko nanone nsubiye inyuma nongere bisobanure, repubulika ni uburyo abaturage bashyiraho ubuyobozi bubayobora babatoye kugira ngo beexecute ibikorwa bigirira abaturage akamaro. Noneho kuyobora bya bikorwa rero no hazamo ikintu cyo kuyobora bya bikorwa, hagomba kujyaho inzego zikurikirana bya bikorwa kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, habe n'ibintu bya accountability, habaho n'ibintu byo gutanga amaripoti bayakuri b'abaturage babatoye. Izo nzego zose nizo zifasha kugira ngo abaturage babone ibyo batoreye babana. Ndumva ko nshobora kwivuga, ariko leta yo n'ubundi nani government. Ndumva nicyo nshobora kubivugaho. Okay. Maurice urahari? Yego ndahari. Ngaho hijya mbere. Uwo muvandimwe uvuyeho arakoze cyane. Neza uko nabitekereje kubisubiza n'ubwo buryo agira ngo hari yarari mu bitekerezo byanjye. Uko niko biri rwose, nta kifite cyo kubirenza. Ubwo icyo nashaka kubaza Mbanda, sinde mbanyemerera, ngenda ndashaka kumenya umwirondoro. Ubundi Mbanda ninde? Ninde ndashaka kumenya ni muntu ki? Nyuma yabwo ndagira ibindi bibazo bazajya mu murakoze cyane. Nkubwira ukuri, nta nubwo wanyoye. Nose Mbanda arihe? Mbanda arihe hano turi kumwe na Mbanda? Kuri mu bantu twatangiranye space, Mbanda wigeze umubona hano? Cyangwa figure kuza muri space tu? Reka dukomeze n'abandi. Urakasa mutwe. Ni we muntu twatangiranye space hano. Nuvuga ngo you don't know what is going on, nta nubwo ikiganiro uzantu kiri kuva, ntabwo uzi ibyo turi kuvugaho. Mbanda musubize. Manuka. Kayibirwa impamvu warakomeje kunzengereza.
Godfather ko kuyobora kuyobora urubyiruko rwo muri space mw'abantu mwe kabone Twitter yanyambuye Bluetooth uri so fata ijambo muramvuna bura meya wa Ngoma yabivuze uyu mutibe no muntu watse Mike wa mbere muri space nyitangira ako nyumvira robotse uziko narinzi ngo mandari hano ngo reka ndaza ngo ndaba mvuga nyuma nasubiza nyumvira n'ukuri kw'Imana. Oh my god. None uyu nguyu waravuze ngo ntabwo leta ari ikinyarwanda. Leta ni iki niba atari ikinyarwanda? Njyewe rero uko mbyumva ndi muri izo njiji z'abanyamakuru numvise uwo mupapa yavuze uko mbyumva iyo bavuze republic cyangwa repubulika umuntu ahita yumva nyine modern Rwanda cyangwa modern Burundi cyangwa modern nyine ibihugu byitwa repubulika ni ukuvuga ngo ni igihugu gifite perezida na guverinoma n'inama nyine ishinga amategeko nibyo byitwa repubulika. Iyo bavuze repubulika y'u Rwanda ubwo nyine duhita twumva ko ari igihugu gifite leta ikiyoboye. None se ko bavuga perezida wa repubulika nyine ni perezida w'u Rwanda. no uvuga okay ubwo repubulika ni n'u Rwanda cyangwa ni repubulika ni izina bazanye ry'ubutegetsi bwa modern kuko kera ntabwo yari repubulika yari ubwami. Noneho ubwami ko repubulika twite kingdom repubulika yasimbuye ubwami. No nyine ubwo ruvuga ngo repubulika turaza kugira nka kingdom nyine ni nko nyine mbere hari kingdom noneho biva yayoborwa n'umwami noneho bivaho no kuvuga ngo igihe kirisitu igihe bazanye Mariya igihe kirisitu yasimbuye Karinga nibwo byahise bihinduka repubulika. Kirisitu nini? Yesu Kirisitu bamutuzanira. Repubulika nukuva mu bwami ujya mu bwigenge. Kayibanda ajyaho niwe yazanye repubulika. Burundi naho yazanye na Micombero. Ni ukuvuga ngo ni izi ntwaro nyine zazananye n'inyuma y'ubwigenge bw'ibihugu biva mu cyahoze cyitwa ubwami noneho baraza barabihindura babyita repubulika. Iyo bavuze leta naho leta ni ukuvuga ngo nk'ubu bavuze mu Rwanda cyangwa i Burundi njyewe uko mbyumva ni abantu baba baratsinze amatora noneho bagashyiraho abayobozi bayobora icyo gihugu baba batsindiye amatora. Nibwo ujya wumva avuga ngo leta ngo y'abarepublikani ngo leta ngo ya FPR leta ya CNDD-FDD noneho government igahita ihurizwa hamwe abayobozi batsinze n'abandi bashizemwo habamwo baba independent babamwo abandi bayandi mashaka bagakora leta. Nuko mbyumva nyine nk'injiji uriya musaza yavuze nuko ubwenge bwanje aho ngerageza gutekereza nuko mbyumva ni ukuvuga ngo iyo bavuze leta ni iriya leta nyine yashyizweho na bariya abantu batsinze noneho bakavuga guverinoma ni guverinoma ihuriyemwo bose FPR bariya abandi baba independent n'ayandi mashaka bakagira icyo bita guverinoma ariyo iyobora abaturage b'abanyarwanda. Haka bavuze leta ngiye mpita numva nyine babandi batsinze gusa. Naho ubwenge bwanje bugarukiye. Ubwo basese ngo buraza kudukomezanya. Godfather icyo nakongeraho. Ninde? Ange.
Okay, Nsengiyumva no bita Nsengiyumva. Njyewe uko mbyumva numva ubundi repubulika ni ukuva mu bwami ujya mu bwigenge, kuko ubundi repubulika ni ukwigenga. So ntekereza ko bishatse kuvuga ko repubulika ni itsinda ariyo leta kandi ni abaturage ryahawe ubwigenge, ariko guverinoma ikaba ari ikiyoboye abo baturage. Nyine guverinoma niyo iba iyoboye leta. Repubulika rero yo ni ukuva mu bwami ukavuga ati bafite ubwigenge, niho bisanga mu zindi nce bakavuga ati bazajya muri UN, bafitemo abantu babo, nabo bafite ijambo, bafite kwigenga, bafite kwivugira. Nicyo numva cyo ari cyo repubulika. Ariko repubulika ikaba igizwe na leta ariyo bo baturage. Abaturage rero bakaba bafite nabo itsinda ribayobora ariyo guverinoma. Njye nuko numva nabisobanura. Wow. Olive. Gadifada akantu gato nakongeraho. Sorry kuguca mu ijambo. Yako nakongeraho nuko abagize repubulika baba bagengwa n'itegeko nshinga. Baba bayoborwa n'itegeko nshinga, nibyo riri hejuru yabo bose. So iryo tegeko nshinga rero riba ryaratowe n'abaturage nanone. Nicyo kintu ngira ngo nongera kuri repubulika, itegeko nshinga rigomba kuba rihari kandi bayoborwa naryo banaryubahiriza. Okay. None se ngumva ni gute yitwa Ange we? Oya none se niba ari gahunda. Kayihura fungura mic. Oya ntabwo ari gahunda ndumva. Ni gute umuntu w'umugabo witwa Ange. Kayihura fungura mic yawe. Twabitabye. Ijambo ni ryawe, turanagusohoje. Nakwikirije Godfather. Njye nari ngiye gusobanura ibyo hari umuntu wabivuze bwa mbere, itandukaniro babivuze already ibyo nashakaga kuvuga. So yeah, thank you.